Imana yagura imbago yawe. Uyu ni umwaka wo kurumbuka, were kurangara. Ni umwaka wo kurumbuka mu buryo izo mpano zawe zarasinziriye, were kurangara rumbuka mu izina rya Yesu. Ni umwaka abantu bagiye kubona Imana mu bikorwa. Ari naryo jambo dusamye ngo dore bya kera ni mubyibuka, ibyo were kubyitaho. Ni umwaka Imana iri bukora ibintu mu bikorwa, igahagarara aho ubona ko wowe utakwishoboza. Imana ikaza igahagarara aho ubona ko utanyura, aho ubona ko nta nzira. Imana ikaza igakurayo iyo mifatango. Imana irarinda. Ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye gusohoza. Ariko shimye Imana ko igiye kurinda icyo yavuze. Reka nkubwire, ijambo Imana yavuze iraririnda, iraririnda. Haleluya. Ijambo Imana yavuze iririnda ibihe n'ibihe, kandi igihe cyo gusoza ijambo Imana yavuze hagize n'umurozi ubyitambikamo yabirwamo. Nizere ko mumeze neza nshuti bavandimwe mudukurikiye. Twari tumaze igihe tutabonana, ariko Imana ibibyemeye tukagaruka ku murongo kugira ngo twongere dusangire ibyiza Imana iba yateguye. Reka mbonereho kwifuriza abantu mwese umwaka mushya wa 2026 muzahirwe muri byose kabisa, kuko Imana duteye umugambi mugari muri iyi minsi, cyane cyane ukubana nayo no kongera kwegera bundi bushyashya. Reka rero mbonereho gusuhuza mwebwe muri mu Rwanda. Hari inshuti zanjye cyane cyane muri mu bice bitandukanye, abari burasirazuba cyane ko ariho ntuye, abaturanyi, abavandimwe abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ho ni iwacu mu rugo. Reka mvuge ngo mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi wa mugabo n'ubundi ngira ngo kubatanzi nitwa Anastase Niyongira, niyo mazina y'ababyeyi, ariko kuri rya zina tuziranyeho ni Prophete Gatsima cyangwa se Pastor Gatsima Nyagasambu, niho ntuye ngira ngo. Yes, Imana niko yabyemeye. Ndabasuje mugubwe neza rero bantu b'Imana, n'ukuri ndabakunda cyane. Rero muri uyu mwaka wa 2026 ngarutse ndi mushya, ngarutse mu buryo bushya, ngarutse mu mwuka mushya, ngarutse mu mavuta mashya, ndi mushyashya, ibintu byose ndi mushyashya, kuko ndumva uyu mwaka mutangiranye ibindi byiringiro. Paulo niwe wabivuze neza ngo bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Ntago bidukoze isoni, mfite ibyiringiro ko muri uyu mwaka ngewe ndi mushya, amaraso mashya, ubuzima bushya, muri Kristo Yesu turi bashya. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero nongeye gushima Imana kuko nongeye kuza kuri kamera, cyane muri bumbone ku Iyerekwa TV. Mwese mbahaye ikaze ku Iyerekwa TV, mugubwe neza. Kandi ndabasabye mukore hahandi hatukura, mukore subscribe, mukore kuri share, mu sharing kino kiganiro, ndetse na comment zanyu mu kutugira inama zirakenewe. Yes, birakenewe byose, kuko iyo muduhaye comment mutubwira ati courage, bidutera imbaraga. Hanyuma rero reka nshimire mwebwe mudusengera amanywa n'ijoro kugira ngo Imana tuzamure igire aho itugeza. Shimire namwe mudutera inkunga mu buzima busanzwe kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ndabashimiye cyane, mugubwe neza. Namwe shimira abashumba muri rusange, muhora mutuzamura, mutwigisha inama, mutugira inama. Ni by'agaciro kenshi, bishimiye Imana kuko Imana yakoze ibikomeye kuba duha. Rero ni byiza cyane kabisa, tubishimiye Imana. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza kuganira namwe, turi gusenga kuri 31. Hari ibintu byinshi Imana yagiye itangaza kandi byiza bitangaje. Harimo ubuhanuzi bwa buri muntu ku giti cye, ndetse harimo n'ubuhanuzi bw'abanyarwanda muri rusange, harimo ubuhanuzi bw'itorero. Imana yanejeje imitima yacu. Imana yanejeje imitima yacu. Buriya ikintu cya mbere n'amakuru. Ikintu cya mbere n'amakuru. Imana igibasha gutanga amakuru, kandi igatanga amakuru y'ibintu abantu bagomba kugenderaho, igatanga mbese umurongo, igatanga umurongo abantu bagomba kugenderaho. Muri uyu mwaka Imana yagiye itanga umurongo, ari byo tugomba kugenderaho, cyane cyane ibintu tugomba kugenderaho muri uyu mwaka nk'abakristo. Yes, tugomba kugenderaho. Imana yatangaje amakuru avuga ngo avuga gutya
ari mu byiciro bigira muri bibiri. Ni ukuvuga ngo ni umwaka w'uburumbuke, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo kurumbuka, umwaka wo gushyira imbaraga mu byo ugiye gukora cyangwa se mu by'Imana igiye kuguha, kuko ni umwaka w'uburumbuke. Muribuka mu gihe cya Yosefu ubwo yajyaga muri Egiputa, arangije ahura n'umwami, amaze guhura nawo, amaze guhura n'umwami, amubwira iyerekwa uko rimeze, ngira ngo ni umwami yarose inzozi, amaze kurota inzozi ngarota inka 7 z'imishishe. Bwa mbere byasobanuraga umwaka w'uburumbuke, aza no kurota inka 7 z'imyaka. Bivuze ngo nyuma y'iyo myaka 7 hari ikindi kintu kibi cyari kuzaba kitari cyiza. Ariko mu gihe cy'uburumbuke nibwo Imana yakoresheje Yosefu, barasitoka ibintu, barapanga ibigega, barabyuzuza, stoke ziruzura, buzuza ibintu, kuko bari barimo biteganyiriza mu myaka yari iri imbere, kuko iyo myaka yindi ntabwo yari imeze neza. Bivuze ngo rero iki ni igihe Imana itanze amahirwe muri uyu mwaka. Ni igihe Imana itanze amahirwe muri uyu mwaka kugira ngo wowe ugire ibyo kora kuko Imana yabyemeye. Wowe ufite ibyo kora kuko Imana yabyemeye muri iyi minsi ya none, kuko turi mu gihe cy'uburumbuke. Nyine mu gihe cy'uburumbuke ni ngombwa ngo dukore. Wa musore we, niba Imana iguhaye akazi, ukora ibyo ugomba gukora. Wa muvuga butumwa we, niba Imana iguhaye igihe cyo kuvuga ubutumwa, vuga ubutumwa. Guhera uyu munsi wa none kuri iyi tariki, reka tuve nko guhera ku itariki ya mbere kugeza ubu ngubu n'ikindi gihe cyose, ni imyaka kugeza muri 2030, Imana itanze imyaka y'uburumbuke. Iyo myaka y'uburumbuke rero hari byinshi Imana izagukoreramo, hari byinshi Imana izankoreramo, hari byinshi Imana izakorera Abanyarwanda, hari byinshi Imana izakorera urubyiruko, hari byinshi Imana izakorera wowe mu diaspora nkurikiranye, wowe uri hanze, wowe uri mu bihugu bitandukanye, hari byinshi Imana izakoramo. Rero mu gihe cy'uburumbuke dukore, kandi muri uko gukora twizere Imana, tuyishingikirizeho. Imana izatwagura, Imana izatugirira neza. Hanyuma ubundi buhanuzi bwa kabiri burimo, Imana yavuze ko ari Imana ije kwagura imbibi, ije kwagura imbibi, kandi ije guhemba, cyangwa se mu guhemba kwayo Imana igiye gutanga umusaruro uhagije mu buryo butandukanye. Ahubwo ikintu kinangajemo muri uyu musaruro Imana igiye gutanga mu buryo butandukanye, nk'uko hari abakozi b'Imana cyangwa se abapasitori bizarangira bagende muri iri terambere bakibagirwa umuhamagaro. Ntago ari ngombwa ko iterambere riganza umuhamagaro, kandi si na ngombwa ko umuhamagaro nawo ushobora kuburizamo iterambere Imana yaguhaye. Byose ni ngombwa. Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubigenderemo, tubiriremo, tubyambukiremo, tubinyweremo, tubyishimiremo. Ibyo byose tugomba kubijera kuko Imana yaduhaye ubwenge. Reka tubanze dusenge Imana, hanyuma dusengere bino bintu ngiye kuvuga. Kadusengere bino Imana ngiye kubanza kuvuga. Reka dushime Imana, tunayiragize muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana ishobora byose, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ikiranuka, nongeye kugushima kuko wemeye ko Mwami wanjye n'ukuri nkandagiza ibirenge byanjye aha hantu, wemeye ko nkorera umurimo wawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero Mwami wanjye n'ukuri ngushime ko waturinze mu myaka itambutse, ndetse nongeye kugushima ko washyizeho umuyoboro mugari wo kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe ndetse baryumve barisobanukirwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. None Imana Nyiringabo, rero nsengeye buri muntu wese uzakurikira iri jambo, uzakurikira ubu buhamya, uzakurikira ubuhanuzi, uzabane nawe, uzamugenderere, uzamwiteho, uzakora ibikomeye, kuko ari wowe ushobora byose. Mwami, tukwegereje muri uyu mwanya rero, iri jambo uryagure mu mitima y'abantu, kandi imitima igiye kubyumva ibohoke, igubwe neza. Ibyo niko tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo watubambye ku musaraba, amen. Reka twifashishije Bibiliya, ibi byose tubivuge dufite Bibiliya. Kadusome mu buhanuzi bwa Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turaza gusoma ibice byawo 43 ku murongo wa 18. Haravuze ngo, ibya kera
ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa. Ngira ngo nuko havuze. Ibya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, turengeye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Noneho hepfo handitse akabazo, hepfo waravuze ngo nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe amazi mu kidaturwa. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubwira ijambo. No kuvuga ngo ndifuza ko uyu mwaka Imana igukorera ikintu gisha gitandukanye n'icyo wigeze kunyuramo, gitandukanye n'icyo wigeze kubona. Ariko haravuze ibya kera nimubyibuke. Biriya byarangiye mwe kubyitaho. Biriya byarangiye, nyine byararangiye. Niba ari ibyaguhungabanyije byaraguhungabanyije, wowe ita ku by'Imana igiye gukora. Twari mu ijambo rivuga ngo mu buhanuzi buvuga ngo uyu ni umwaka w'uburumbuke. Ese koko nubwo ari umwaka w'uburumbuke, biragatsindwa kuba waba ari umwaka w'uburumbuke mu mubiri, ariko mu mwuka nta kurumbuka kurimo. Imana yo mu ijuru iguha uburumbuke mu buryo bw'umubiri ndetse no mu mwuka, ubwo burumbuke ububone. Imana yagura imbago yawe. Uyu ni umwaka wo kurumbuka, were kurangara. Ni umwaka wo kurumbuka mu buryo izo mpano zawe zeze zarasinziriye, were kurangara rumbuka mu izina rya Yesu. Ni umwaka w'uburumbuke Imana izakoramo ibikomeye. Kandi hari ikindi kintu nibagiwe gikomeye, ariko mwuka Imana arakinyibukije. Ni umwaka Imana igiye kuvana ibintu mu magambo ikabishira mu bikorwa. Mbese muri make ni umwaka w'ibikorwa. Ni umwaka abantu bagiye kubona Imana mu bikorwa. Ari naryo jambo dusamye ngo dore ibya kera nimubyibuke, ibyo wari kubyitaho. Ni umwaka Imana iri bukora ibintu mu bikorwa. Ni umwaka Imana iri butabara abantu mu bikorwa. Ariko gatoya nshuti yanjye, wari uzi ko ari n'umwaka Imana izahana abantu mu bikorwa. Uwo guhemba izamuhemba mu bikorwa mu buryo bufatika. Twe twatangiye kubibona, tuzatanga ubuhamya. Hari igihe tuzatera kamera ku by'Imana yakoze, tukajyanayo kamera. Imana imaze kubyubaka neza, turabizi neza ko uyu mwaka iri bubize kubirema. Ariko kano kanya ntago biri ngombwa kubivugaho kuko igihe cyabyo ntago kiragera. Rero ni umwaka w'uburumbuke, umwaka w'uburumbuke, umwaka w'ibikorwa, umwaka Imana iri bukwiyereke mu bikorwa. Ariko iyi Mana ndanayishima. Ni Imana dusenga tuzana amagambo, ariko iyo igiye kudusubiza idusubiza mu bikorwa. Uyu mwaka rero sasa ntukubere imfabusa, ni umwaka w'ibikorwa. Ni umwaka w'ibikorwa, kandi muri ibyo bikorwa ubundi hari ikintu kizanye nkunda kuvuga. Imana nikubwira ngo nkubake inzu, ubundi nibuze ubwenge uzatangira ushaka ikibanza. Imana nikubwira ngo nkujyanye muri Amerika, tangira ushake passport, utangire ugire Iyereka wagura ibitekerezo byawe. Imana kuko buriya mu gukora kwayo irashaka abantu bagura ibitekerezo, bafite ibitekerezo bizima. Imana nikubwira ngo nguhaye amafaranga, genda utangire ufunguze account kuri banki, ugira account yawe. Imana nikubwira ngo nguhaye kwiga ibi nibi, nushaka utangira ugura amakayi, kuko Imana igishira mu bikorwa ibyo yavuze. Muri Yeremiya igice cyaho cya mbere hari ijambo nkunda kuvuga rikomeye. Imana yabaje Yeremiya ngo uruzi iki? Yeremiya ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubaza ngo mbese witegereje neza? Ngo nukuri narebye. Imana iramubwira ngo uko niko nindi ijambo ryanjye narangiza kuririnda nkanarisoza. Ngo niko nindi ijambo ryanjye nkarinde no naribwiye kugira ngo risohore. Hari principe eshatu mu gukora kw'Imana ngewe nzi ku Mana. Principe ya mbere, Imana iravuga. Hari abantu bajya bibaza ngo mbese Imana iravuga? Imana iravuga. None se ubundi wibaza we niba uri umwana w'umuntu, niba Imana yaraguhaye umunwa, Imana yakuremye, Imana ifite uburyo ivugamo. Ahubwo wowe ugomba kwegera Imana ukayumva, Imana uvuga ute? Ese uvuga ute? Ese uganira n'umwana w'umuntu gute? Imana iganira n'abantu bayo. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro, Imana yajyaga iganira na Aburahamu, kaganira nawe, bakaganira. Imana ikamubwira ngo nyura aha, Imana ikamubwira ngo ciburyo cangaha, kandi yagiye yumvira Imana, byamugejeje ku rwego rukomeye, ari narwo twese tugenderaho. Principe ya mbere, Imana iravuga.
ni ibintu bitatu bikomeye nshaka ko uyu mwaka ugenderamo, Imana ikazakora. Uyu mwaka ubigenderemo, Imana izakora ibyo ngibyo nkubwiye. Ibi bintu bitatu ubigenderemo. Principe ya mbere, Imana iravuga. Imana iravuga nshuti yanjye. Twabonye Imana ivuga, dutungwa na nzayimana, dutungwa n'ijwi ry'Imana, dutungwa no kumva Imana yavuze, dutungwa no kubona Imana yavuze. Imana irakora, Imana iravuga. Kabiri, Imana irarinda. Imana irarinda, Imana irinda icyo yavuze. Imana yivuze ngo nzagutabara. Shuti, ni Imana idefanda ijambo yavuze pe. Imana iradefanda, igahagararaho rukomeye, igahagararaho ubona ko wowe utakwishoboza. Imana ikaza igahagarara aho ubona ko utanyura, aho ubona ko nta nzira. Imana ikaza igakurayo iyo mifatango. Imana irarinda. Bwa mbere, Imana iravuga. Kabiri, Imana irasohoza. Nanone umva gatatu ikintu kiza cyane, Imana irasohoza, ishyira mu bikorwa ibyo yavuze. Hari umwanya wo kuvuga kwayo, hari umwanya wo gukora kwayo, hari n'umwanya wo kurinda ibyo yavuze, hari n'umwanya wo gusohoza ibyo yavuze. Muri uyu mwaka rero sasa, umva ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye gusohoza. Ariko no mu gihe itarasohoza, vuga ngo igiye kurinda icyo yavuze. Ariko Mana, ndashima Imana muri uyu mwanya. Mba numva nuzuye ubuntu bw'Imana, mba numva nuzuye imbaraga z'Imana, mba numva nuzuye gukomera kw'Imana. Shimye Imana ko igiye gusohoza icyo yavuze muri uyu mwaka. Shimye Imana ko igiye kurinda icyo yavuze. Reka nkubwire, ijambo Imana yavuze iraririnda, iraririnda. Haleluya. Ijambo Imana yavuze iririnda ibihe n'ibihe. Kandi igihe cyo gusohoza ijambo Imana yavuze, hagize n'umurozi ubyitambikamo yabirwamo. Muribuka igihe Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura, Imana yari yagambiriye ko igiye kubambutsa. Yari yagambiriye ko igiye kubambutsa ikabageza Kanani, ikabanyuza mu nzira y'ubutayu. Kubera ko ari Imana irindi jambo Imana yavuze, ari irindi jambo, ariyo irindi jambo yavuze, ngo abanyegiputa barabakurikira. Turi mu mwanya wo gusoza, tugiye gusengana umwanya mutoya. Wowe wizere ko Imana igiye kurinda ijambo. Abanyegiputa ngo bakurikira Abisirayeli. Bamaze gukurikira Abisirayeli, Abisirayeli Imana bacira inzira mu butayu barambuka. Bamaze kwambuka, Farawo n'amagare ye n'abari bamukurikiye bose barangiriye muri ya nyanja. Ndagira ngubwire ngo Imana ijye ibasha kurinda ijambo yavuze. Imana ijye ibasha kurinda ijambo yavuze, my friend. Imana ijye ibasha kurinda ijambo yavuze, wa mukobwa we. Imana ijye ibasha kurinda ijambo yavuze, wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze. Niba hari icyo Imana yavuze, wizere ko kizasohora. Ni Imana itabeshya. Twe turabagabo ko kubihamya. Hari ibintu Imana yagiye ivana mu magambo ibishyira mu bikorwa. Na n'ubu ngubu kandi hari ibyo igiye kongera gukora ibishyire mu bikorwa. Igiye kongera kuvana mu magambo ibishyire mu bikorwa. Uyu ni umwaka Imana igiye kwiyereka abantu mu bikorwa. Bibiliya yavuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ese icyo kintu gishya urakiteguye? Icyo kintu gishya wacyakira? Ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo kwizera ni ikiganza gikora mu giseke cy'Imana. Uyu munsi wizere ko hari amateka agiye guhinduka, kandi wizere ko uyu mwaka ukubera uw'uburumbuke. Ni umwaka w'uburumbuke. Hinga weze, curuza wunguke. Ni umwaka w'uburumbuke. Iga uzagera ku ntego yawe. Ni umwaka w'uburumbuke. Tera imbere birashoboka. Gerageza cya kintu cyari cyaranze noneho kugira ngo ubone ko Imana yo mu ijuru ikora. Icyo kintu cyari cyaranze ko byari byaranze ko wakigeraho, kigerageze. Nushaka ufata 20,000, nushaka ufata 30,000, ugende utangire kuvuga ngo uyu ni umushinga nshinze. Ugende wizere. Niba Imana yarakubwiye gucuruza, tangira ushaka isente kandi wishaka ahantu heza, kuko Imana ije gushyira mu bikorwa ibyo yavuganye nawe. Hari ukuntu umuntu yumva imvugo y'Imana akabona byaratinze. Muvandi, wowe utizera ndagusabiye, ubundi imvugo y'Imana ingana no gukora kwayo. Imvugo y'Imana ingana no gukora kwayo. Wowe wizere, Imana iraza gushyira mu bikorwa ibyo yavuganye nawe. Reka tujye mu mwanya mwiza. Niba ari icyifuzo ufite, tambutse icyifuzo cyawe kano kanya. Njye ndumva nuzuye ubuntu bw'Imana bwo kuba nagusengera, Imana ikagira icyo ikora. Nuzuye ubuntu bw'Imana kandi pe nta shitani kabisa. Ndumva imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo ingirire neza ndetse nawe kugirire neza. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ko kigiye kwaduka,
icyo kintu Imana igiye gukora ntabwo kizamenwa n'umuryango wawe gusa, ntabwo kizamenwa n'umudugudu gusa, ahubwo nifuza ko Imana igukorera ikintu cyagutse kirenga imbibi. Imana ikora ikintu gituma abantu bongera kwizera ko Imana iriho, ko Imana ikora. Imana ikora ikintu gishya gituma abantu bongera kwizera ko ibyo yavuganye nawe bizasohora. Imana ikora ikintu gishya. Imana igukora ikintu gishya wa mukobwa we. Imana ikora ikintu gishya wa mubyeyi we. Muhanuzi w'Imana. Cyane cyane abahanuzi bagiye baca mu ishuri ribagoye. Bakozi b'Imana, mwizere ko hari ikintu gishya Imana igiye gukora. Mwizere ko hari ikintu gishya Imana igiye kurema. Mwizere ko hari ikintu gishya Imana ishize mu bikorwa. Wowe Rwanda, Banyarwanda, ese buri mu Rwanda iki Imana itagukorera n'iki? Mu Rwanda Imana igiye kurema ibintu bishya. Hari ibintu Imana igiye guhindura muri ministeri. Hari ibintu Imana igiye guhindura muri presidence ya Repubulika. Ibyo igomba kubihindura kandi n'ibishya ni byiza, ntago ari bibi. Hari ibintu Imana igiye guhindura ku matorero mu Rwanda. Hari ibintu Imana ibuze guhindura. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ibyarangiye, ibyashize, no, mwe kubyitaho. Muhanagure mu bwonko. Mubihanagure muri ubwo bwonko, mubihanagure mu bitekerezo. Imana irabizi ko wababaye, irabizi ko hari ibyo wanyuzemo, irabizi ko ibyo wanyuzemo bigoye, ibyo byibagirwe, ahubwo akira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Reka dusenge niba wizeye. Data, sengeye buri muntu wese wumvishije ijambo. Uravuze ngo ugiye gukora ikintu gishya. Ese ko kigiye kwaduka ntituzakimenya? Ndasengera buri muntu wese ukurikira ijambo ry'Imana, umwagurire imibi, umwagurire imbago, umugirire neza, umuremere ikintu gishya. Ndasengera buri muntu wese ushyire mu bikorwa ibyo wagiye uvugana nawe. Wiyereke buri mu Kristo, wiyereke buri muhanuzi, wiyereke buri mushumba, wiyereke buri muririmbyi, wiyereke buri muntu wese wagukoreye, umwiyereke mu buryo bw'ibikorwa. Kandi Data, ndibutse wambwiye ko ugiye kuvana ibintu mu magambo ukabishyira mu bikorwa. Mana, utwiyereke mu bikorwa, wongere utwigarurire. Muri Yeremiya 1:11 ngo baza Yeremiya ngo Yeremiya ngo uruziki, ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Guko niko n'indi jambo ryanjye navuze kugira ngo rizasohore. Birashoboka ko haba hari umuntu uri ahangaha cyangwa se abantu batandukanye waba waravuzeho rindi jambo wavuze. Rindi jambo wavuze kuri Anastazi ari we wicaye ahangaha. Rindi jambo wavuze ku Munyarwanda. Rindi jambo wavuze ku gihugu cyacu. Ndasengera kino gihugu dutwikiriza imbaraga zawe. Urinde jambo watuvuzeho. Urinde abayobozi bacu. Urinde u Rwanda n'Abanyarwanda. Urinde buri muntu wese wagize icyo umuvugaho. Ndagushimye ko harabutabaye, harabugiriye neza, harabuvanye ku rwego, hari nabugejeje ku rundi, mu izina rya Yesu Kristo watubambe ku musaraba. Amen. Izere Imana igiye gukora ikintu gishya, kandi Imana ishire mu bikorwa ibyo wavuganye nawe. Niba wizeye, wandike muri comment uvuge ngo ndakiriye, kandi muri comment wandikamo n'icyifuzo cyawe. Turaza kugisengera, tujye dufata umwanya wo kwiherera, tukajya ahantu hiherereye, tugasenga Imana, tukisengera, tugasengera u Rwanda, tugasengera Abanyarwanda, ndetse n'ikindi kigeretseho tugasengera ibyifuzo. Muri comment yawe ibyo byifuzo wabyandika, hanyuma kuri nimero ya telefone nayo reka nyivuge, waza kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaza no kunyandikira kuri nimero isanzwe uko nampamagara ni 0788 472 409. Hanyuma platform zindi wajya kuri YouTube wakwandikamo Iyerekwa TV urambona, hanyuma ubuzima bugakomeza muri Kristo Yesu. Turaje kandi tuje gukorera Imana, turabyiteguye, tuje turi bashya, mu mavuta mashya, mu bwenge bushya, mu bitekerezo bishya, ahantu hose ni ibintu bishasha gusa. Niba wizeranye natwe, bana natwe uko ushobojwe, Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane. Bye, turi kumwe, tuzasubira. Ciao.